ndagira ngo urebe uno mubyeyi uno mumama uri kurira atakamba ari gutakambira perezida w'igihugu amuririra Samia Suluhu. Ameanzisha challenge ya Samia Suluhu suti na ikawa imekubalika sana. Yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama mheshimiwa rais wetu mama. Namtegemea mwanangu mama. Namtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mama. Tegemezi yangu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa mheshimiwa rais ndugu zangu. Amekosea natambua makosa yake naomba mnisamehe. Uyu mubyeyi nimba wumvisha amagambo ari kuvuga atakambira perezida Samia Suluhu ari kumutakambira amubwira ati ndakwinginze mbabarira umukobwa wanjye umubabarire mbega atahe mu mukure muri gereza mu mukurireho ibihano bitewe nuko umukobwa wanjye niwe utunze umuryango ngiyewe ndarwaye nta kazi ngira abana sinabasha kubitaho. Ayo namagambo no mukecuru ari kuvuga abwira Samia Suluhu. Uno mukecuru akomeza avuga ati umukobwa wanjye yagendeye mu kigare rimwe na rimwe ajya bakagorya ariko ubundi n'umwana mwiza ati yakoze challenge mbega yo kubyina mbega ibintu nk'ibyo ngibyo by'amafuti atari ku mwaka ushize nureba neza yari yaratangiye gukora ama video akwamamaza muri campaign yawe yagiye akora ama challenge ashira ku mbuga nkoranyambaga akwamamaza mu gihe wiyamamazaga ati mubabarire. Uyu mukecuru nimbumvishije asoje n'ubundi ari gusaba n'abanyetanzania bose ngo mbabarira mumfashe munsabire perezida w'igihugu ariko umukobwa wanjye bamuha imbabazi witwa Nifa. Uyu mukobwa bita Nifa rero n'umwe influencer niba abakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga ubusanga bari ku mbuga nkoranyambaga ama TikTok ugasanga bari ku ma YouTube ugasanga bari hehe bari gutwika mbega akavideo gasotse kose bakagenda bakakabyina bishimisha nyine. Uyu mukobwa rero ubonye mama we ari gusabira imbabazi reka mukwereke ngira ngo uri kubona iyo video irimo. Uyu mukobwa hano ari kubyina ino video ni mu iduka rye acuruza bino bintu bya cosmetics bino bintu by'amavuta by'abakobwa by'ubwiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mukobwa yari ari kubyina na karirimbo yari ari kubyina ariko kameze nk'agasebya perezida w'igihugu Samia Suluhu. Uyu mukobwa w'imyaka 26 kubera ino video yabyinyemo gusa kandi hari amagambo asa nk'arimo ya burage atari no kuvuga ngo ni ibitutsi bihambaye n'utuntu twa burage turaho tumeze nk'utuvugira kuri perezida w'igihugu. Uyu mukobwa bahise bamukatira bari kumushinja icyaha cyo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana abashinja cyaha bari kumusabira ngo akatirwa urwo gupfa cyangwa se akatirwe gufungwa burundu. Ibaze icyo kintu biriya mwihaye byo kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo muri gukora uduchallenge twaje ngo muri kubyina mu turirimbo twasotse twose. Uyu mukobwa kubera gukora icyo kintu bari kumusabira gukatirwa igihano cyo gupfa cyangwa se gufungwa burundu. Iyi video rero uyu mukobwa yabyinyemo yari irimo ayahe magambo. Iyi video uyu mukobwa yabyinyemo ni akavideo gasanzwe gasekeje we yumvaga ari bya bintu bisekeje abana bajya kuri TikTok bakabyina. Uyu mukobwa ariko akaba ari umukobwa ufite amafaranga muri Tanzania abakobwa nyine bafite amafaranga bihagazeho bakora nyine. Umukobwa w'imyaka 26 ufite shop ye imeze neza acururizamo akabyiyamamariza akajya ku mbuga nkoranyambaga agakora uduchallenge yibyinira ubundi abantu bakaza bakamugurira ibyo acuruza nta kibazo bafite. Iyi ndirimbo abenshi bakomeje guhimba izina ngo ni nwi ni indirimbo iri ku mbuga nkoranyambaga urujyibona nk'ukuntu nk'umuyobozi ashobora kuvuga ijambo cyangwa se ibye n'umuyobozi umuntu akavuga ijambo wenda arashe nk'imbogo cyangwa se avuze ikintu kitari cyo cyangwa kivuze nabi abantu bakahita bagifata bakahita bagishyiramo imiziki nyuma bakagicurangira noneho kikaba nk'indirimbo. Mujya mubibona uyu munsi wa none byaraje aho abantu nk'umuntu avuga ibintu yakotoye abantu bakahita bafata imiziki bakabishyiramo inyuma irya jambo yavuze rikahita rihinduka nkaho ari indirimbo. Aka karirimbo n'umukobwa yabyinyemo rero amakosa twavuga asa nk'akarimo harimo mbere na mbere ijambo ryigeze kuvugwa na Magufuli hari ahantu yari ari muri campaign ahamagara Samia Suluhu aravuga ngo guhamagara Samia Suluhu avuga Samuya urumva yaramuhamagaye nabi ni Magufuli wabivuze icyo gihe aho kumuhamagara Samia yamuhamagaye ngo Samuya aho kuvuga Samia amwita Samuya. Naka karirimbo nukumva neza gatangira akavuga ngo Raisi Samuya nyine ubwo ngubwo ni nko gukinira ku izina kuko ibyo bintu byabaye burage nyine abantu bakajya babiseka bavuga ngo ni gute Magufuli yahamagaye Samia Suluhu akamuhamagara nabi nyine akamwita Samuya kandi ari Samia nyine ku kantu kajya mu mutwe w'abantu akoro bagafasha inyuma bashyiramo imiziki. Urumva uyu mukobwa yatangiye iyi ndirimbo nimba uri kumubona itangira nyine ari kubyina ku kantu perezida ahamagara perezida w'igihugu ngo ni Samuya
gakurikiraho ijambo rero rya Samia Suluhu aho yavugaga abo bantu nta kintu bagomba kuvuga cyangwa se nta jambo bagomba kuvuga, ndetse n'ahandi Samia Suluhu yavuze ngo tugomba gushaka mbega ngo tugomba gushaka ukuntu ngo tugarura amahoro icyo byasaba cyose. Ariko noneho muri iryo jambo muri iyi ndirimbo basa nk'abarikata kubera igiswahili, bigasa nkaho Samia Suluhu avuga ngo ati tugomba kurwanya abantu ku buryo nta jambo na rimwe bagomba kuvuga, kandi baravuga ati tugomba kurwanya abantu mbega umutekano w'igihugu ukagaruka uko byamera kose. Ariko muri iyi ndirimbo mbega bimeze nkaho babigize ngo ngo tugomba gukora uko dushoboye tugakoresha imbaraga zose zishobotse kugira ngo hatagira umuntu ugira ijambo agira muri iki gihugu avuga. Ikindi, uyu mukobwa muri iyi challenge ye mu bintu binini byatumye bamufunga mu myigaragambyo ejo bundi bw'imyigaragambyo yari iri kuba, uyu mukobwa ari mu bantu urumva n'umuntu ucuruza bino bintu by'ubwiza, acuruza amavuta, acuruza bya bintu abakobwa bakenera ndetse byenda kumera nka farumasi mukuna, ariko ari ibijyanye n'amavuta, akanacuruza n'utuntu tw'udupfukamunwa mwambara tw'udupfukamunwa. Uyu mukobwa rero muri bya bihe ejo bundi ubwo bari kwigaragambya mu minsi ishize by'amatora, uyu mukobwa n'ubundi hano hantu yasaga nk'ubyinira mu tuntu avuga ngo imyotsi, kuko iyo abantu bari kwigaragambya polisi iraza ikabarasamo za tiyagazi, ni ibintu by'imyotsi bikabarya n'insenda, mwabihumeka bikababaza mukirukanka mugataha nyine. Uyu mukobwa rero ari kujya yamamaza avuga ngo abantu muri kwigaragambya kugira ngo mwirinde iyo myotsi polisi iri kubaterana za tiyagazi, muze kujya muca ku iduka ryanjye mugura udupfukamunwa kugira ngo imyotsi itabica musubire mu myigaragambyo. Ako kantu ngo kababaje abantu. Uyu mukobwa none bigakubitiraho ko ni umukobwa mwiza w'umucuruzi usanzwe ari n'umwemfluencer b'abantu babakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Aka challenge rero yabyinnye n'utwo tuntu twose yakoze, yibyinira yumva ari burage, yisekereza abantu, nta n'umutima mu bipe, ngo iyo video ye yisirebwa na miliyoni 2. Urumva uri ushobora kuvuga ikintu na leta rega ikabona ko ibyo bintu byawe byarebwe n'abantu batanu nta kibazo, ariko zikuba wakoze akantu kameze nk'akari burage uvuga ngo abigaragambya baze ngo bafatwe udupfukamunwa kugira ngo tiyagazi zitabica, ejo ukabyinira mu kavideo kameze nk'utuntu tumeze nka komedi uri gukinira ku muyobozi, bakabona birebwe na miliyoni 2. Uyu mukobwa bahise bamuta muri yombi, bamwita Jennifer ariko yitwa ngo ni Nifa. Nimujya no kumushakisha ngo murebe byose amakuru ye, mugende mushakisha Nifa niryo zina akoresha yiyita. Uyu mukobwa yagiye kubona ku munsi w'ejo polisi mugabyeho igitero aho akorera, abakozi barabanza bicaza hasi mu mavideo agaragara, babicaza hasi batangira kubanyuzamo n'utuntu, barangije uyu mukobwa rero bahita bamupakira imodoka baramutwara ari gutitira afite ubwoba n'ikiniga cyinshi. Imbere y'urukiko uyu mukobwa niho bamugejeje, baramubwira ngo icyaha wakoze, abashinjacyaha ngo kubera icyaha wakoze ngo ntabwo ari icyaha cyo kuvuga ngo wasuzuguye umukuru w'igihugu, ngo wakinnye ngo utuntu nk'utwo tw'utuburage. Uyu mukobwa bari kumushinja icyaha ngo cyo kugambanira igihugu. Buriya kugambanira umuntu ni ibintu bisanzwe, uyu mukobwa bari kumushinja ngo wagambaniye igihugu. Bari kumuporopoza ngo abashinjacyaha bari gusaba ngo afungwe burundu cyangwa se akatirwa igihano cyo gupfa. Umukobwa uzwi ku mazina ya Jennifer Joven, ariko akaba yakoreshaga izina ryitwa Nifa muri Tanzania ku mbuga nkoranyambaga, yitwikira yicururiza amavuta ye, yisekereza abantu. Mama we nk'uko twatangiye ubibona yari ari gusaba perezida w'igihugu avuga ati umukobwa wanjye nuko ari akagoryi rimwe na rimwe akubagana, ati ariko n'umwana mwiza umukobwa wanjye, ati ndetse umukobwa wanjye aranagukunda perezida w'igihugu, ati nureba neza hari amavideo yagiye akora ukiri kwiyamamaza muri campaign akuvuganira akwamamaza, kandi kuko nibyo uyu mukobwa yamamaje perezida Samia Suluhu, akajya yifata utufite avuga ati tumutore, amushyigikiye, aramukunda. Nuko nyine ariko akunda abana ku mbuga nkoranyambaga babona ikintu kigezweho cy'aga challenge bakaza bakakibyina, noneho hagatukwa inkuru muri zo, so kuvuga ngo ni wenyine wabyinnye iyi video, ahubwo nuko ari we wayitumye igera kure, kuko we ni umustar afite abantu benshi bamukurikira. Ibyo ngibyo rero nibyo yasize. Mama ari gutakamba avuga ati umwana wanjye ni utunze umuryango, mumubabarire. Abandi bantu bakavuga ati se Tanzania igeze noneho aho umuntu ashobora kubyina akantu gasekeje, igihugu kigahaguruka bakavuga ngo ubuyobozi guverinoma igatangira kumusabira ngo bamukatire igihano cyo gupfa cyangwa afungwe burundu. Icyaha no mukobwa abantu bari kubona yakoze, yasetse mu gihe kitari icyanyacyo, abyina mu gihe kitari icyanyacyo. Kwano ka video yaza kuba yarakabyinnye cyangwa kagakora nko mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi yashize muri kino gihugu hatarimo imyigaragambyo n'ibiki, uyu mukobwa ntacyo yari kuba. Ariko perezida muri iyi minsi abantu bose n'ubundi ntibamwishimiye. Nawe noneho nk'umwinfluencer uje unaseka
mu bintu bisa nkaho ari ibimusebya ariko bitamusebya cyane ari utuntu tumeze nk'utuburaguri kubibyiniramo unongera ufata ibintu abantu bari kwigaragambya ukabizanamo imikino uvuga ati bantu mwigaragambya ndabona mwabishegeye cyane muze muguru dupfukamunwa ndabona muri buze kudukenera kuko polisi iri kubarasa imyotsi ibyo nabyo kabishyira hanze ibyo uyu mukobwa bari kuvuga ngo yagambaniye igihugu ngo ari kugumura abantu ngo bakureho ubutegetsi buriho ubwo ndi kukumvisha ukuntu icyaha abashinjacyaha bagenda bakakidevelopa abashinjacyaha mu rukiko bari kuvuga ati uyu mukobwa yabipanze yabigambiriye yabiteguye neza yifashishije imbuga nkoranyambaga ze zikurikirwa n'abantu benshi arazitwaza kugira ngo agumure rubanda bahiri ku butegetsi buriho kubera umukobwa gusa yavuze ngo abari kwigaragambya ndabona polisi iri kubatera imyotsi muze muguru dupfukamunwa mu iduka ryanjye urumva yumvaga ari nka burage nyine ameze nk'uko waba uri kwiyamamariza iduka ryawe by'imikino ibyo ngibyo abashinjacyaha bahise bavuga bati tugukatura urwo gupfa cyangwa burundu kuko bino bintu wakoze ni ukugumura rubanda ngo bahiri ku butegetsi yandi magambo nureba neza uyu mukobwa arazira ko yabyinnye akazana burage mu gihe kitari icyanyacyo mu gihe ibintu bikomeye uyu mukobwa rwose wifatiye akavideo kuri TikTok yagashyira telefone imbere yakavuga ngo reka nifata akavideo ndi kwibyinira ni umukobwa ufite boutique icuruza ibyo bintu nakubwiye by'amavuta ahitwa Sinza Afrika sana muri Dar es Salaam abantu mugenda muri Dar es Salaam muhumva niho shop uyu mukobwa yari muri Sinza yibyinira akavideo none dore aho kamugejeje Samia Suluhu ijambo yavugiye muri campaign avuga ati tugomba kuzarinda amahoro icyo byadusaba cyose muri iyi ndirimbo nyine uyu mukobwa yari ari kubyina byari bimeze nkaho mbega bimeze nkaho bari kuvuga ati umuntu uvuga ngo azarinda amahoro ahubwo ameze nk'uri gucecekesha amahoro uko byamera kose uyu mukobwa yapostinze iyi video aravuga ngo amagambo y'uwiyamamazaga iyo atangiye noneho gusoundinga mu buryo butandukanye cyangwa se noneho iyo agiye mu buryo butandukanye n'ubusobanuro bwa nyabwo yari afite mbere umuntu ari kwiyamamaza mbega ni ukuvuga ati Samia wiyamamazaga amagambo yakoreshaga yamamazaga azarinda amahoro amagambo yavuze bayahinduye mwumva ukuntu nayo magambo ari kuvuga tuwavugaga ngo azarinda amahoro ubu ngubu ari gucecekesha amahoro niyo caption yari yashyizeho ubundi aribyinira araseka mu minsi ibiri no video yahise irebwa na miliyoni 2,700,000 leta ivuga ati bino bintu bimaze gufata indi ntera uyu mukobwa ntago ari we wenyine ubwo basaga kumufata bahise bamupakira imodoka ya polisi telefone yisigara kuri kontwari abakiriya bahamagara bamukeneye bamubuze baramupakira baramutwara yisanze imbere y'urukiko ari kumwe n'abandi bagera kuri 21 bose bari gushinjwa icyaha cyo kugambanira igihugu bose bari gusabirwa burundu no cyangwa se kwicwa ibihano ni bibiri uyu mukobwa abantu afunganywe nabo bandi harimo abanyeshuri bigaga kaminuza ngo bagiye bakoresha nk'utunama bakagumura abandi banyeshuri ngo twigaragambye duharanira uburenganzira bwacu urabizi abanyeshuri biga kaminuza rero baba bagishyushye mu mutwe bumva ngo ari intiti cyane ngo bazi ubwenge bafite ukuntu iyo bahuriye hamwe rero ngo baba bumva barusha abandi bantu ubwenge bakahita bashaka kuvuga ngo noneho ngo twigaragambye dore ni natwe twize dufungutse mu mutwe abo banyeshuri nabo bari imbere y'urukiko muri Tanzania bari gukatirwa urwo gupfa kumwe n'uyu mukobwa ndetse n'abandi muri abo 21 bari gukatirwa urwo gupfa harimo abanyeshuri ba kaminuza hakaba harimo n'abacuruzi bo ku muhanda b'abantu bicururiza ku muhanda nyine murabizi Tanzania bo baracyacururiza ku muhanda ufite akana ajya ku muhanda ufite inkoko ufite ibigori ibintu byose nyine ujya ku muhanda ukicururiza abo ngabo rero nabo bacuruza ku muhanda bagiye bagira akavuyo muri iyi myigaragambyo babona imyigaragambyo iri kuba nabo bakabijyamo bagasakuza bagakora nyine ibi byo kwigaragambya nabo barimo nabo bari gusabirwa urwo gupfa ngo bashatse guhirika ubutegetsi ndetse hakaba harimo n'umupasiteri wafashwe muri aba bari gusabirwa igihano cyo gupfa umupasiteri nawe wagiye ku mbuga nkoranyambaga ze murabizi abapasiteri nabo basigaye bagira imbuga nkoranyambaga nawe yamagana bino biri kuba kumwe umukozi w'Imana rwose ashobora kuvuga ati bino bintu ubuyobozi buri gukora ntago ari byo ntago abaturage bagapfuye ibyo nabyo leta yise ivuga ati uwo uri n'umukozi w'Imana ufite abantu benshi bakumva mu idini kandi kuko umukozi w'Imana yavuze ngo ababiyoboke baramwumva bita bituma bavuga ati nawe ubwo ngubwo urashaka guhirika ubutegetsi wifashishije imbuga nkoranyambaga n'abayoboke bawe nawe ari mu bari gukatirwa urwo gupfa kimwe n'uyu mukobwa wagiye ku mbuga akabyina impamvu biba byasakuje cyane ni uko uyu mukobwa ari umusitari asanzwe akurikirwa ku mbuga zatwika ari nawe mpamvu nanjye namwibanzeho ariko harimo n'abandi bantu bafite kesi ubona ziteye isoni k'ubuyobozi bushobora kuvuga ngo kuko umuntu ngo yigaragambizanyije n'abandi kuko ngo pasiteri yamaganye ibyavuye amatora akavuga ati nyamara ibintu si byo kuba umukobwa yagiye akabyina akantu kameze nk'agasekeje guverinoma nzima ikahita yaguruka ikavuga ngo uyu muntu nakatirwe urwo gupfa cyangwa se afungwe burundu byabashinjwa harimo gusa kugambanira igihugu gukururira abantu kuza gukuraho ubuyobozi ndetse ngo n'akagambane cyano rero no gupfa cyangwa se gufungwa burundu aba bafunzwe mu gihe n'ubundi muri Tanzania n'ubundi hafunzwe yitwa Tindurisu
abantu batekaga ko ari wenda ushobora guhangana na Samia Suluhu ndetse n'abandi bayobozi benshi n'abandi ngo benshi bagiye baburirwa irengero bari batumye n'ubundi myigaragambyo iba. Uyu munsi nanone kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu ubu tuvugana bari muri Tanzania, bavuye muri Tanzania ahubwo bahungira muri Kenya kuko bavugaga ati ibintu tugiye kuvuga nitubivugira muri Tanzania baraza kutugirira nabi. Bajya muri Kenya bari gutumiza amanama bakagaragaza imibare ya nyayo n'ubusobanuro bwinshi. Uyu munsi bari bakoze imbwirwaruhame batumiye n'abanyamakuru, nicyo kiganiro kiri buze gukurikira, ariko umve ngo bakomeje kugaragaza imibare bifitiye bagaragaza ngo Tanzania yuzuye imva, ndetse bari gutanga imibare irenga 3,000 bavuga ati muri imyigaragambyo mu gihe bari barakubye itumanaho n'ibiki hishwe abantu barenga 3,000 bishwe na Samia Suluhu n'ubuyobozi bwe mu rwego rwo kugira ngo bacecekesha bigaragambya. Rambwira uko byumva nawe nimba bakurikiranye amakuru ya Nifa. Ese koko kuba umukobwa yabyinnye akavideo gasa nk'akari kubyina ijambo ry'umuyobozi wavuze ngo azarinda amahoro ariko akaba ari gucecekesha abavuga amahoro, ese akibyinira se kakakarangira? Ese koko ni icyaha gikwiye gutuma akatirwa igihano cyo gupfa? Hashobora kuba harimo ikosa ryo pe, ntabwo ugomba gusuzugura ubuyobozi, ariko se koko akwiye kuhita asabirwa igihano cyo gupfa cyangwa gufungwa burundu? Uraza kumbwira uko byumva. Hari n'abakurikiranye amakuru ya hariya, nawe ushobora gushyira muri comment igitekerezo cyawe. Ndaje turebe ikindi kiganiro cyo noneho cy'abari muri Kenya bakomeje kugaragaza ukuri kwari kwarahishwe ko biri kubera muri Tanzania. Ciao ciao.